buriya n'umugore wanjye nakubwira injira mu cyumba nsanga iwe yambuye ntabwo yo kuva mu byaro no kubanza gutegura sindi gutegura ni ibiryo ngiye guteka ibishyimbo no gutora gushyira ku ziko urumva bigiye kuzavuga sinzanga byinshi iyo ushatse umukobwa wawe nta nkwano ubona nkwano ahubwo ubaruhuye ushakira umukobwa wawe wowe uramutwara gusa ibikoresho byose babiza ateye hanze aha ibintu byo gutera amavi ngo guterera umukobwa ivi hari ibintu ugenda mbona urarinda umuterera ivi ngo bigende uramuterera ivi se ni imana ni umuterera ivi biragira ibintu bimase akawaye ushaka umukuru wawe gutyo gusa mbere gukora ubwo ukamukura urumva byagenda gutera ivi ni icyubahiro ni agaciro uhaye umukobwa urumva ukamuhesha wese ari imyere oya ese nta gaciro ufite uragafite nyine niyo mpamvu ugomba gutera ivi gutera ivi ntabwo ari iby'agaciro ntabwo ari uruhande rw'umukobwa gusa nawe nk'umusore wawe wihesheje agaciro kuko ngiye mfukamira umuntu wese apfukamira iki batapfukamira uramupfukamira ntabwo upfukamisha amaguru yombi ntabwo upfukama gutya nk'umuntu wakoze amakosa mu ishuri cyangwa ugiye imbere y'ugiye gukora ugapfukama rwose ivi rimwe rigutwaye ivi rimwe ryapfukamisha ubundi ukavuga ngo apfukama wenda yakoze icyaha byari bya kera umwarimu yakubwiraga ngo pfukama gusa n'imbabazi none se ugomba wakora ko n'umuntu bimeze gute uvuga ngo utamupfukamiye nta cyabaye wenda uvuga wenda tubyerekeranye wenda ni inkwano zo nabyemera ni ngombwa ubuhesheje umukobwa agaciro iwabo ugati ibyo twareze neza n'ishimwe ry'ababyeyi reka ubundi nabyo ntabwo byari ngombwa gusa muze hari ukuntu bavuga ngo umukobwa mu babyeyi baba baramureze ngese iwacu ntabwo bandeze ntabwo bandeye amashuri se nyine barakureze bakorera neza niyo mpamvu ugomba kuba umugabo ugakomeza guhesha agaciro niba wumva base ubundi ufite gahunda yo gukora ubwo cyangwa gukwa byo ndabyemera ku ruhande kuko ndabyemera kuko buriya iyo wakoye bigurisha agaciro niba w'umukobwa ariko byiyo utakoye burya hano ubu bakwita umukwe wabonye sheri wabonye sheri kandi ari we uri gukunda buriya none urashaka kunjyana gutyo gusa utantera ivi njyewe niba uri njyewe ngo uterere ivi umwana ubyihorere uyu nazo uzitanga inkwano reka zijya mu rugo uyabwira ngewe ibindi nshaka nyatere yombi amavara ariko inkwano noneho nzihorere oya ugomba gutanga inkwano ugatera ivi ugatumira ibirori abantu bakarya bakishima ukajyana kumugaragariza abakobwa b'iki gihe nabo bishuka ukagenda ugakoresha ubukwe bwa miliyoni 50 kandi wenda ukodesha nta n'akabanza ugira abakobwa ugomba gukoresha ubukwe bukomeye unyereka abandi bakobwa twiganye ko nakoresheje ubukwe burenze unyereka abantu bo mu muryango y'uko bakoze ubukwe burenze kandi ejo ugasanga iyo ni imyumvire ariko kwishyura inzu biri kubagora ya mafaranga mwagakoresheje mu rugo rwabo mukasipendinga mu bukwe ibyo bintu navuga ari kimwe abakobwa kuko bafata icyo cyemezo bagasipendinga amafaranga mu bukwe kandi agakwiye kubafasha mu bikorwa hari ikintu kimwe amafaranga y'ubukwe ntuyabara mu bukwe ngo mu rugo rwawe nawe urumva ubara mu bukwe nyine umunsi umwe abantu bakarya bakishima bikaneza ubukwe butarimo ikintu cyo kunywa butarimo ikintu cyo kurya ngo baze uhite bakanga umutahe icyo kunywa gishobora kuboneka bitewe n'ukuntu mwifite bitewe n'ubushobozi mufite ariko hari abakobwa benshi bari hanze
udakoze ubukwe mu diaspora bwa miliyoni 40 ntabwo bumashije agaciro wapi ushaka bwa bukwe bwose bwa miliyoni bakobwa ko nawe umukobwa urabafuka ngareka brage reka kumbeshya bike mbwira wabonye sheri ntangire ngukorere umubwira uburyo ki umuntu agomba gutera ivi oya ubona natera yose ntabona atera ivi ushaka uzambwira inshinge n'umutwe nakubwiye ko ndi umubikira ni umubikira ariko mu by'ukuri gutera ivi nyine ni byiza cyane bihesha icyubahiro ubikora n'ubikoreye ndabona biriya ari umurengwe ugatera ivi hari ibintu by'abona ngiye nkabona ari ibintu by'abantu nyine bari aho ngaho baba barabuze icyo bamaze amafaranga nyine bahaze bari aho ngaho nyine niba urambura nk'umuntu wo mu cyaro nyine epfo mu giturage azakora aniveriseri ya ntanayizi abona mu giturage kandi uba mu mujyi yenge mbona na aniveriseri ari umurego baba barahaze amafaranga mbese ubwo aniveriseri aniveriseri ni ukwizihiza umunsi n'isaha n'umunota wavugiyeho hanyuma atari umurego oya kandi ari byiza ibyo ni iby'abakire nyine ahubwo wowe vuga ko uri ntabwo gufata ndabura umuntu wo mu cyaro uwo mu giturage w'umuhinzi w'ibintu ibijumba n'imyumbati cyangwa se umukino uri aho ngaho azaba yabuze n'icyo kurya ngo ajya kugura amakeke ngo aparike aho ngaho hano uri mu mujyi wa Kigali ubundi iyo ugeze Nyabarongo sinzakubwira ubundi iyo ugeze urenze Nyabarongo cyangwa ukarenga iri mu cyaro bisigiye iyo ugeze mu mujyi utwara nk'abanyamujyi niba utabizi ukabyiga urumva ukagenda wiga utuntu twose nicyo bita kuba ahantu bavuga se umugore umugomba kujyana muri dushe icyo bintu ni sawa cyangwa se ni ngombwa wawe warateye ivi ugakora ubukwe urumva mbere y'ubukwe habanza ivi umaze gutera ivi mugakora ubukwe oya ni ngombwa kujyana n'umugore wawe muri yesi ngiye nyine sinawe ukaza kujyayo ukora ubu wowe ntabwo tukubara muri romantike tukubara ko uri wa mugabo nyine ewe romantike zinaga rero kuyigura kuko tugakora n'ubwo ubukwe bukagenda burangira n'akabizu ubaye gusa wabaye ukaraba ugasanga undi n'umugore we no mu muhanda ntitwabizu ngo uko atashye muri salo kigera muri salo umugore shimwe ugomba kubaha umugore ukanamwubahisha mu bandi si umubwira ngo wenda mugende mwirirwa musomana zose ariko ni romantike zawe hanyuma ubwo nutabikora se bitagenda uzajya umuganga gucishwa bicishwa bakamukurura ijambo hariya njyewe buriya niba uri umugore wanjye nakugura injira mu cyumba nsange iwawe wiyambuye ntabwo yo kuvuga ngo byari no kubanza gutegura sindi gutegura ni ibiryo ugiye guteka ibishyimbo ari gutora ugiye gushyira ku ziko ko numva bigiye kuzakugura iyo umuntu atitanga kuje mu cyumba nsange wiyambuye dukore gahunda ubanza ugategura ugahindahindura ukajya muri za mama wararaye wenda nyine nuko imana igira neza wenda uzabona hari abantu buriya tuba twarareba wowe uremye ute ukundi kuntu dufite imyumvire yacu ukuntu tuba umwanya wo kujyana n'umugore wo gushiraho nawe umwanya wo kuvuga ngo ndaza gutera ibyo upfukamira hasi upfukamira kuri Imana abo wapfukamira rero upfukamira yose abagabo barabakeye wowe ndi kumva iya urugo rwanjye rugiye rwo gupfukamira ntabwo umupfukamira ari mu rugo rwawe umupfukamira mbere yuko agera mu rugo rwawe akiri iwawe yesi akiri iwawe mbere yuko ujya gukora icyarya handi ariko ko abagabo
koga bavuze ko ari mujye kujya mupfukamira abantu iki baravuze Gupfukamira? gupfukamira agupfukamira ubu njyewe ndakunda umugore bizahita bihindura inyito hanyuma ngo njye ngufata hari ibindi bihugu ushatse umukobwa wawe sinzanga byose iyo ushatse umukobwa wawe nta nkwano ubu nta nkwano ahubwo ubaruhuye ushatse umukobwa wawe wowe uramutwara gusa ibikoresho byose babiza nta by'inkono nta kintu bakubaza uragenda mu bose umukobwa wacu umukobwa wanyu utwara gushimye abantu bakamuzana bari no kwigira bameze nk'inka bagiye kubangurira cyane ariko urumva gusa iyo myumvire nyine yanga nabyo bizagenda birangira kandi urabona ko bigenda birangira gusa hano i Kigali usanga umukobwa ufite amafaranga n'umutipe ufite amafaranga niyo babanye uzabimweke neza niyo babanye ntibamarana kare barasuzugura noneho uzi impamvu bari abadiyasipora bo hanze baza gushakira nuko aza gushaka umuntu w'intama amurusha amafaranga akamwubaha ariko hari impamvu badashaka nabi barasuzugura hari ushaka bafite umushahara bakora akazi kamwe babona amafaranga barasuzugura kandi namwe umukobwa ufite amafaranga yiwe ntabwo yajya kunagwa wowe kandi njyewe umugore ngewe ugomba gushaka ahubwo kujya kumureba nayo mfite birumvikana ariko ndamutse mufite mbona icyatsi umukobwa agomba kugenda ushaka nk'uyu murongo wanditse umurongo bagomba kugendera kuyumva ibyo mubwiye akaba ari byo akora nta rubanza ruhari ntabyo kuduranya ubu umukobwa ari kuzamubyarira bamubwira ati ugomba kuba hano mu rugo ugomba kuva hano no kumubiri umusinge ntabwo ari njye sinzi abakobwa bigiye nawe musigaye mwumva mwarabaye abagabo ibi bintu rero babishukishije mu buringanire nta gihe umugore azabana n'umugabo kimwe n'uko nta gihe umugabo azana n'umugore wenda ntabwo umugabo yahinduka umugore n'umugore ntiyahinduka umugabo ariko kuva kera umugore yabaga ari munsi y'amategeko y'umugabo hanyuma ko kera hashize turi muri ubu vuga ubu buno nyine n'ubu ariko biracyahari ahubwo gusa nuko ibi bashyizeho by'uburinganire niyo mpamvu abagore basigaye bagira disipurine bagatuma abagabo kandi umugore wa kera yubahaga umugabo ukaba ufite imyifatire y'umugabo urabona nk'ubu umuvandimwe uri kudukoresha wumvishe kuvugira mu by'ikiganda ushobora kuba uri umuganda uzi mu buganda abagore babo yakuze rero agakombe nk'aka k'amazi kaguhereza yapfuka ubu buganda birukamo n'ubwo umuco wabo ubu buganda birukamo n'ubwo umuco wabo ukuntu n'ubwo bari babizi ntabwo maze sindahagera ariko umugore wase ntabwo maze ntagatagaye rwose nta kuntu babivuga gutyo ubu ngubu ariko mbone ko byari bimeze niko ubu aho nta hashize ibyo byararangiye ibyo ngibyo ntabwo rero ndwara aho wagera ugasanga uracyari mu cyaro ubwo rero kuzajya gushaka uwo mu cyaro nyine kuzajya gushaka uwo mu cyaro nyine akakuzanira niba ari apfukama sinzi uko ese wowe umugore wagutumye nk'amazi wayazana upfukamye se nta n'aho najya kumuzana none ni gute ushaka ko umugore aza gupfukamira wowe ukaba utanapfuka kumutera njye ntabwo mvuze ngo mfukamire ahubwo ni ukuvuga ngo abagore bariya bari bafite umuco wo gushaka muri Uganda bari bafite umuco wo kubaga nyine ni ukujya gushaka ariko wahita ndagukubisa ahubwo nyine ni ukujya gushaka mu Buganda utagukubisa igikombe mu jisho uzamupfukamire reka gukubita iyo mfukamire yewe gasore pasiri ikinyanja y'amahoro
icyo kivugo ni ijyanye n'urubuga reka icyo kivugo ni ijyanye turamukorana akantu ashaje gutyo n'umukandakanda gutyo ibitugu wavuye nko mu kazi hanyuma usigarana abana nawe ajye mu kazi mbese ntiwasigarana abana ra oya urabona ibyo byo nabikora kubera nyine bagiye banabitwigisha ibibazo bitangiye kuza kubera ko natwe twagiye tubibona amahirwe yo gukurikiza hariya hakurya iwabo b'abazungu yaka uvuze umupaka ukusa uzi umupaka ukusa uvuga ikinyarwanda kirimo amasa uzahana umurengero wowe niyo bita kasasisiti nuko kasasisiti 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 weya muri Amerika y'umurengero babona rero mpamvu bitonze ndi kubona bitonze uyu munsi umunsi witonze arashari ariko rero pamwe ibyo bintu mwihaye rwose yarabapfukamye igize none se nkamubaza ushaka kumwandikira mesaje ushaka kumutumaho akanuma ushaka kwandika ibaruwa ushaka kubigenza ute izo pamira abantu bari kwangurisha ntabwo njye gukunda bishoboka yakanye n'abarizwa twitter ubona gusa ntabwo byakunda ntabwo yashaka ko dushaka kubana reka ushaka kunzanirwa nseka noneho ndasekeje wowe turi inshuti uri burage rwose dutera burage urumva iyo umuntu uri inshuti mbese ntabwo waba porotane ahubwo icyo nakora nyine nagushakira ese ubundi uje kubaza ibyo gutera ivi nta na sheri nta na bwakeye gutera nta uri kunkuramo amagambo tu target yadoze kugira ngo bige icyongereza metere landlord ntabwo muzi namara kuzuza imyuka wagiye metere ariko pete wa mukaritasi uzi ko nabarangiza